twatekereje ko male artist twamuhanira envelope ingana n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ibya kabinganya na female artist of the year. Nyuma yaho muzatungurwe video y'umwaka izahabwa igikombe, ihabwe ibihumbi 500, ibindi bihembo birasa ukuyemo training. Bikaba kuri best of country choir, nabo ibihembo nk'ibyo ngibyo. Yego, murakoze. Cyangwa se uyu murimo w'Imana wo kuririmba muri kategori zitandukanye. Abo ngabo ntabwo bari muri kategori 10, nta nubwo bazatorwa n'akanama nkemurampaka cyangwa shiri izicara ikabahitamo bitewe n'ubuhamya bafite ndetse n'igihe bamaze bakora umurimo n'ibindi byinshi. Murakoze cyane, tubanje kubaha ikaze muri iki kiganiro, hanyuma twishimiye ko mwitabiriye mu buryo bugoranye. Ni ibintu by'agaciro gakomeye. Kimwe mu bintu twubaha ni igihe dukora ivugabutumwa mu buryo ubwo aribwo bwose, ariko tukabona itangazamakuru rishishikajwe no gushyigikira uyu murimo mwiza. Imana ibaha umugisha. Nitwa rero Nikodemu Nzahoyantumye, umuyobozi w'iyi Sioni Awards. Tugiye kubabwiraho mu kanya ku buryo burambuye. Ndi kumwe n'abo bagenzi banjye, ngira ngo buri wese yakwivuga n'umurimo ashinzwe n'aho yaturutse, byaba byiza, ariko munyemerere nakire unyungirije nawe abibwire, hanyuma tugiye twabona kubagezaho abaterankunga ndetse n'abafatanyabikorwa. Murakoze. Nitwa Jose Mushinga, abantu ngejeje muri Sioni Awards. Murakoze cyane. Ibumoso bwanjye naho hari umugabo nawe yabibwira n'aho yaturutse, turaza kubabwira uburyo turi gufatanyamo n'aba bombi. Murakoze. Nitwa Brian Mungu, mpagarariye Rwanda Gospel Music Union, tukaba turi abafatanyabikorwa ibumoso bwanjye naho murahabona undi mugabo w'Imana, agira ngo namwe mwibwire abanyamakuru. Murakoze. John Bosco Ndori, umukozi w'urwego bank, by'umwihariko ashinzwe amashami y'urwego yose mu gihugu. Murakoze cyane. Hanyuma tutabatindiye, turagira ngo tubabwire icyatumye tubahamagara tunabifashisha, ari nako tubasaba umusanzu n'uruhare rwanyu. Tubashimira buri munsi, ariko by'umwihariko kugira ngo tubagezeho iki gitekerezo. Sioni Awards ntabwo reka ntangire mvuga ko ari ibihembo byo gushimira abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana babinyujije mu kuririmba indirimbo zitandukanye. Bashobora kuba ari abahanzi nk'uko tuza kubigarukaho uburyo burambuye, ariko tutabarambiye. Bashobora kuba ari amagurupe, amatsinda atandukanye, cyangwa abahanzi ku giti cyabo. Ni ibihembo rero bije kugira ngo bigire umusanzu bitanga ivugabutumwa ryo mu Rwanda rinyura mu buryo navuze haruguru. Sioni Awards ntabwo twavuga ko ari competition cyangwa irushanwa. Twebwe mu isi y'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ubundi ntabwo ari ubucuruzi. Ni ibintu bikorwa kugira ngo abantu bahembura imitima y'abantu, niyo ntego nyamukuru, ariko kandi banageza ubutumwa bwiza hafi na kure. Rero ntabwo twavuga ko ari competition cyangwa irushanwa iryo ari ryo ryose. Ni ibihembo ubundi binadukundiye, twakabaye dutanga ibihembo ku bahanzi bose, kuko iyo umuntu agiye muri studio agakora igihangano cyiza kikagira abagikunda, aba akwiriye ishimwe. Ariko twebwe kubera ko ubwo bushobozi wenda budahari, twahisemo kuba twakora Sioni Awards, ndetse duhitamo kategori zitandukanye muri buze kubona zitari
zidashobora kuba zakwira abahanzi bose bari mu Rwanda cyangwa amatsinda, ariko mu rwego rwo kugira ngo dushyigikire uwo murimo, tuwusapotinge, tuninkareginge cyangwa duteringa mu bitugu abawukora. Ni igitekerezo cyaje nyuma yo kubona ko abahanzi bacu bakora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo bavunika cyane, ariko kubona umuntu bateringa mu bitugu anabashimire by'umwihariko, si ukuvuga ko ari twe ba mbere tubikoze, ariko twifuje natwe ko twabashimira mu buryo bwacu. Ni ibihembo bitegurwa na company yitwa Christian Communications Limited, isanzwe inakora ibikorwa byo gutegura ibitaramo bitandukanye. Arabazi festival ya gospel music cyangwa indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yitwa Rabagirana Festival, n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse no mu minsi iri imbere turabifite. Twabitekereje kugira ngo tugire itafari cyangwa umusanzu wacu dushyiraho mu gushyigikira abahanzi bakora ubutizigama, barara buri munsi bandika indirimbo, bahora basenga, bahora bashaka amafaranga yo kugira ngo bakore production, bakore byiza byatuma imitima y'abantu ihembuka. Mu by'ukuri niyo mpamvu y'umwihariko yatumye wenda dutekereza Siyoni Awards. Ntabwo tuje tuvuga ngo wenda tugiye gukora ibintu birenze ibyo abandi batakoze, ahubwo tuje twunganira kugira ngo uyu murimo urusheho kwaguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kimwe mu bintu biteza imbere umuziki muri rusange, tugarutse noneho muri music industry, harimo n'ama awards. Njya numva abantu bayajyaho impaka cyane bavuga bati Seza Awards ko zigenda nabi, ko zigenda neza, abantu bakajya impaka, ariko dukwiye kwishimira mbere na mbere ko ibyo bitekerezo biba byaje, nubwo byagira impamvu ituma wenda bacika intege, ariko icyo kwishimira no ibyo bitekerezo biba byaje. Rero natwe twagize icyo gitekerezo kandi duhitamo kugishyira mu bikorwa muri iki gihe. Tukaba rero twizera yuko hamwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo nabo turi kumwe nonaha, tuzabasha gukora umurimo mwiza kugira ngo abantu nibura babe encouraged. Dufite intego yo kusapotinga, encouraginga ndetse no gushyigikira by'umwihariko abahanzi, amakorali n'abandi bose bakora umurimo w'Imana binyuze mu kuririmba. So muri rusange nicyo navuga cyatumye wenda dubitekereza ko twarebye imvune z'abaririmbyi bacu baririmbira Imana, duhitamo gushyiraho iyi gahunda kugira ngo ibibashimira by'umwihariko. So mu kubashimira hari uburyo twashimye ko twakoresha kuko bose tutabageraho, yaba kubahitamo procedure yose kugira ngo tubone aba winners cyangwa ababashije kubona ayo mahirwe y'ibyo bihembo, atari uko abandi badakora neza, ahubwo uko igihembo nyine kigomba kugira ugihabwa bitewe n'uko ari kimwe kandi kigomba kugira ugihabwa. Rero ntatinze mu magambo menshi, mwanyemerera nkakira mugenzi wanjye Josue agakomeza atwinjiza muri iki gikorwa mu buryo bwimbitse, by'umwihariko anatubwira kuri za kategori kugira ngo umwanya tuze kuwukoresha neza. Kodima arakoze cyane, nk'uko yavuze ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu abe yashimira buri wese. Bahisemo rero gufata kategori nkeya dushobora gushimira. Rero nizo ngiye kubabwira, dufite kategori 10 tuzaha igihembo. Ngiye kuzivuga hanyuma mvuge na bikeya mu byagendeweho, hasigaye tugende dukomeza. Dufite kategori ya mbere yitwa Best Male Artist of the Year, kuvuga umuhanzi w'umwaka w'umugabo. Hanyuma tugenda turebera twarebeye mu bikorwa byatangiye uhereye mu 2019 kugera muri 2021. Uzi ko hagiye hacamo ibintu bitandukanye, ariko nibura tuzibanda kuri iyo myaka itatu ibyo abantu bagiye bakoramo. Rero umuhanzi w'umwaka w'umugabo muri iyo myaka, hanyuma Best Female Artist, hari Best Choir of the Year, hari Best Up Country Choir of the Year, kuvuga korali ivuye mu ntara, hari Upcoming Artist of the Year, hakazaho Best Ministry cyangwa se Group of the Year,
hariho best video of the year, ni kuvuga video nziza muri icyo gihe. Hariho best hip hop artist of the year, hakazaho best diaspora artist of the year. Iya cyenda, hagaheruka upcountry artist of the year. Muri make nizo kategori uko ari 10 tuzagerageza guha ibihembo. Natinze rero navuga bimwe mu byo tuzagenderaho. Mu by'ukuri ibintu biba byarakozwe ni byinshi kugira ngo umuririmbyi cyangwa se umuhanzi nyine ajya ahagaragara barakoze ibintu bitandukanye, ariko twafashemo bikeya muri byinshi twazagenderaho. Umuhanzi w'umugabo w'umwaka, kriteriya ya mbere ni uko agomba kuba ari umukristo, kuvuga kuba ari umukristo ubyizera, ubihamya, wizi, afite ubuzima bwa gikristo, hasengera gutyo. Hanyuma kuba yarakoze nibura indirimbo enye muri kiriya gihe, muri iriya myaka kuva kuri 2019 kugera kuri 2021, kuba nibura yarakoze video indirimbo enye. Hanyuma kuba audio ye ikoze neza, kuba video ye ifite kalite igaragara neza. Hanyuma kuba nibura afite social media akoresha, YouTube, Instagram, zitandukanye. Nizo tuzagenderaho ku muhanzi w'umwaka. Kuba ari umukristo, kuba yarakoze nibura video enye, kuba afite audio nziza, kuba afite video nziza, hanyuma no kuba aba kuri social media. Hanyuma ukajyaho wa muhanzi nawe w'igitsina gore, birasa nawe no kuba ari umukristo, kuba yarakoze video enye, kuba afite audio na video nziza, kuba nawe ashobora kuba aba kuri social media cyangwa se azikoresha. Dufite nanone best choir. Iyo best choir igomba kuba ari gospel related choir, ni kuvuga murabizi ko shokora ishobora kuba iririmba message itandukanye, ariko hano tuzibanda ku kuba ashobora iyo choir iri gospel oriented, indirimbo za gospel. Hanyuma kuba ifite nibura yarakoze video eshatu, kuba ifite audio na video nziza, nayo kuba ikoresha social media. Kujya mu hameza anyuranya kuri best country. Best of country choir nayo izubahiriza ibyo Jose yavuze haruguru, ariko icyo bitandukaniye nuko yo igomba kuba nibura yarasohoye indirimbo eshatu, yaba video cyangwa audio kuva muri 2019 kugeza muri 2021. Hanyuma nayo ibindi byose birayireba kuba ifite quality music cyangwa ifite audio ikoze neza. Nimvuga ibi ngibi jewe ntabwo ndi producer cyangwa undi munyamuziki ufite ubwo buhanga, nuko dufite akanama kazabikora neza, buri kintu gifite umuntu uzajya kireba bitewe n'ubumenyi afite. Ariko ibyo byose tuzabigenderaho no ku mbuga nkoranyambaga agomba kuba ari mu buryo rumwe cyangwa nyinshi mu mbuga nkoranyambaga zikoresha. Umuhanzi ukizamuka agomba kuba afite indirimbo imwe. Ndumva byo tutabitinda, ibindi byose nawe agomba kubyubahiriza. Agomba kuba nyine ari committed, born again Christian cyangwa umukristo ubyemera, byizera, ubihamya. Ibindi byose nawe akubahiriza ibyo Jose yavuze haruguru. Iyi twise ministry cyangwa group of the year, murabizi abantu bakurikirana gospel music hafi, hari amatsinda ataba afite amatorero abarizwamo, adafite mbese baturuka mu matorero atandukanye. Izo nizo bita ministries, music ministries.
turazifite rero nyinshi, niyo mpamvu y'iyi kategori. Aba rero nabo bagomba kuba nibura baririmba gospel, kuko hari na za korali zimwe ziba zitaririmba gospel zirahari. Hanyuma rero igomba kuba nibura ifite indirimbo 3 za video kuva 2019. Ibindi byose nayo igomba kubahiriza ibyo bavuze haruguru. Hari video nziza y'umwaka. Video nziza igomba izibandwaho mu kuba ifite script nziza, ni kuvuga igishushanyo cy'iyo video ari cyiza. Hanyuma zita no kuri message atambutsa, akagira image, uburyo amashusho ari meza cyane, imyambarire. Hanyuma imyambarire nyine uko abantu basa uko muri video ko babyitayeho. Hanyuma n'uburyo ibyo akora abihuza n'ubutumwa bwiza ari gutanga. Icyo nicyo tuzitaho kuri ni ukuvuga ntabwo ari producer ahubwo ni video y'umwaka. Ntabwo ari producer video wa muntu wakoze video, wa muntu waririmbye cyangwa yaririmbye video y'umwaka. Hanyuma wa hip hop nawe ugomba kuba ari umukristo, kuba yarakoze indirimbo 3, baba kuri social media, hanyuma no kuba afite za ndirimbo zifite audio nziza na video nziza. Diaspora nawe birahuye, kuba ari umukristo, kuba yarakoze indirimbo 4 muri kiriya gihe, muri ya periode, audio na video nziza, baba kuri social media. Hanyuma uwo tusorejeho ni wa wundi nawe uvuye mu ntara, artiste nawe agomba kuba ari umukristo, kuba yarakoze indirimbo muri kiriya gihe zikoze neza, audio na video, kuba nawe nibura hari social media runaka akoresha. Umva ari ibyo tuzagenderaho muri izo kategori. Kandi si ibyo gusa, harimo n'ibihembo. Kugira ngo twihute dukomeze uburyo umwete tujye mu bihembo twateganyije, ntabwo twabona ibyo duhemba abantu baba baritanze muri uyu murimo. Ariko mbere yuko mvuga incentives, ubundi sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko reka mvuge ko ari udushimwe tugenekereje twagerageje kuba nka sinye cyangwa ikimenyetso ko twishimira imvune buryo batwitangira kugira ngo tubohoke tumererwe neza mu mitima yacu. Munyemere nongere ko dufite kategori ziri special cyangwa special recognition awards. Izo zizahabwa abantu babaye pioneers muri iyi ministry cyangwa se uyu murimo w'Imana wo kuririmba muri kategori zitandukanye. Abo ngabo ntabwo bari muri kategori 10, nta nubwo bazatorwa n'akanama nkemurampaka cyangwa shiri izicara ikabahitamo bitewe n'ubuhamya bafite ndetse n'igihe bamaze bakora umurimo n'ibindi byinshi. Hari benshi muri bo baba biturije kubera ko wenda badafitinga muri generation ihari, ariko kuba nkanjye ndi umunyamakuru no mu buzima busanzwe, ariko hari abantu bahisemo gukora umwuga w'itangazamakuru as gospel radio presenters nk'uko bikora, aribo babitangiye. Abo bantu akenshi tubazirikana, ntabwo tubibuka. Niyo mpamvu twatekereje ko izo special recognition awards zihari. Ntabwo tugiye kubabwira umubare wazo none ko turi mu bushakashatsi, hari abo tumaze kubona, ariko hari n'abandi dukeneye kubona kugira ngo tuvugane nabo. Twakoranye n'abantu benshi, twakoranye na Rwanda Gospel Music Union n'abandi kugira ngo badufashe kubabona, kugira ngo n'amanyemurampaka kabigeho. Icyo nacyo nagira ngo mukimenye. Mwihuta ku bihembo, duhereye kuri Male Artist of the Year cyangwa umuhanzi w'umugabo w'umwaka. Uyu nguyu azahabwa igikombe cyangwa se trophy, ahabwe certificate
akorerwe indirimbo za video ebyiri nziza, habwe agashimwe muri envelope. Sinzi niba ari ngombwa kwivuga, ariko nanayivuze nta mategeko abihana. Twatekereje ko male artist twamuha nibura envelope ingana n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ibyo akabinganya na female artist of the year. Nyuma yaho muzatungurwe turamutse tubabwiye izindi incentives ushobora kongeraho bikunze, ariko kugeza ubu icyo twakwemera gishoboka n'ibyo tuvuze haruguru. So biri applica no kuri best female artist of the year. Munyemerere Josue atujyane kuri best choir of the year ibihembo twihute. Yeah, best choir of the year n'ibindi bihembo birajya gusa n'ibyo hejuru, ariko iki by'umwihariko kuri choir, ngo choir zifite umwihariko ko zisa naho zivunika nazo, ariko bazahabwa ibyo bihembo bavuze, ariko hiyongereho ko izo ndirimbo bazakorerwa bazahabwa umuntu wo kubatraininga kuri izo ndirimbo kugira ngo bazikorerwe. Ni ukuvuga bazabatrain kuri za ndirimbo babone kuzikorerwa muri studio. Ni ukuvuga hiyongereyeho kuba hari umwarimu bazahabwa ushobora kubatraininga mu gihe runaka, hanyuma akabatwara no muri studio bagakorerwa za ndirimbo, bagahabwa bya bihembo birimo ya envelope y'izo ndirimbo n'igikombe na certificate. Hanyuma bikaba kuri best up country choir, nabo ibihembo nk'ibyo ngibyo. Yego, murakoze. Hanyuma twari tugeze kuri kategori ya 7, video y'umwaka izahabwa igikombe, ihabwe ibihumbi 500. Ibindi bihembo birasa ukuyemo training, kuko video yo ntabwo ari umuntu, ariko training ziri kuri choirs mu groupe gusa. Nanababwire ko training zizatangwa n'ikigo gikora ibya muzika, gitanga amahugurwa mu bya muzika ariko ya gospel, by'umwihariko cyitwa New Melody Industries Limited. Nibo bazadufasha. Hanyuma kuri best hip hop artist of the year, ibihembo nawe ni igikombe ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda, akazahabwa kandi certificate yuko ya participe muri iki gikorwa. Diaspora artist of the year nawe azahabwa ibihembo twavuze haruguru, 500 muri envelope, indirimbo 2 za video, hanyuma akazaho certificate n'igikombe. Igihembo kindi kizatangwa ni cya wa muhanzi na kwaya. Ibihembo bizaba igikombe na certificate, ariko envelope izaba ari ibihumbi 300 kuri wa muhanzi uri kuzamuka uvuye mu ntara. Yego, nongereho mumbabarire niba nibeshye, niba ari kategori natarutse kuri upcoming artist of the year, nawe ibyo bihumbi 300 nibyo agenewe, ibindi byose birasa n'iby'abandi. Ibyo byose ndumva ibihembo ari ibyo ngibyo. Sinzi niba twakomereza wenda kubaterankunga wenda bazatanga buri gihembo. Hari abapartners dufite twihuse, munyihanganire, bazagenda batanga ibihembo muri kategori zitandukanye. Ngo nimara kubivuga wenda Josue aratujyana kuri procedure ya selection n'uburyo bizakorwamo. Ibihembo mwumvishije, hari abantu bagiye badushyigikira kugira ngo biboneke, ntabwo ari ibintu byavuye mu ijuru bikagwa, ariko hari ibyo tutashyizemo amafaranga yacu ahubwo twapartnarinze n'abandi. Hari
best choir of the year uzahabwa 500 amahugurwa navuze ko azatangwa na New Melody Industries 500 envelope izatangwa n'urwego bank. Hanyuma izo ndirimbo ebyiri nazo zizakorwa na New Melody Industries Limited. Hanyuma kandi na best upcountry choir ibihembo byayo byose n'urwego bank ruzabitanga. Best upcountry artist of the year nabyo n'urwego bank ruzatanga iyo sheke. Best male artist of the year azahabwa igihembo na company mumenyereye cyane icuruza ibinyobwa cyangwa yenga ibinyobwa byinshi bidasembuye byo twebwe dufata yitwa Entreprise Urwibutso. Iyo izatanga iyo sheke navuze haruguru n'igihembo cyose kijyanye nabyo uretse indirimbo zizakorerwa muri zizakorwa na New Melody Industries Limited. Female artist of the year izatangwa na n'ikigo cyitwa Peters Bakers, ubu cyahinduye izina cyitwa Bakers Nation. Nibo bazatanga iyo category navuze haruguru. Upcoming artist of the year igikombe cyabo sheke yabo mubabarire niba sheke yabo izatangwa n'ikigo cyitwa Umahosho. Ego best ministry or group best ministry group of the year indirimbo zayo zose zizakorwa na New Melody Industries Limited. Uzatanga iyo sheke ni umuntu ku giti cye yatubujije kumuvuga, ariko ni umuhanzi uririmba indirimbo zitari zo kuhimbaza Imana, so yatubujije kumuvuga. Ubwo muratwihanganira, ariko umuhagarariye azaba hari icyo gihe. Ibindi bihembo byose bisigaye ntabwo turi buvuge abaterankunga babyo, cyakora bibiri bizatangwa na organization yateguye, ibindi kubera ko ari aba-individuel ntabwo dushaka kubavuga kuko ntabwo bigeze badurushya mutwihanganira. Ariko best best diaspora artist of the year, best hip hop artist of the year ni organization ya Sion Awards izatanga ibyo bihembo. Nuko ibihembo biri structured kandi n'abazaba bitanga nabo, so ndagira ngo Josue niba anyemereye yakomeza na selection ugizakorwa kugeza tubonye aba winners bi Sion Awards. Uyu munsi tuitariki 25 hateguwe press conference kandi kuba nyuma yo kuva ahangaha kugeza ku itariki 23 z'ukwa 12 hazaba hariho nomination. Ku itariki 23 z'ukwa 12 hazabaho ikindi gikorwa cyiswe nominations gala mu buryo buri officiel. Itariki 23 z'ukwa 12 kuva uyu munsi kugeza kuri 23 ni nomination izaba. Ubwo kodemaraza tugira n'uburyo bizakorwamo kugira ngo nabyo tubimenye. Hanyuma kuva kuri 23 z'ukwa 12 kugeza ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere hazaba hariho noneho abandi babaye nomine, hazaba hari gukora jiri n'ubundi buryo bizakorwamo. Hanyuma kuri itariki 9 z'ukwezi kwa mbere niho hazaba awarding ceremony. Ufite ubushake bwo kuba waba nominated muri Sion Awards, icyo ni icyambere. Ni ukuvuga ko umuhanzi cyangwa itsinda ku giti cyaryo rifite uburenganzira bwo kwishyira cyangwa kuba ryaba nominated ubwaryo ribishatse rikiyandikisha muri Sion Awards. That's number 1. Cya kabiri
mu cyumweru gitaha hari gahunda yuko abantu bakurikiranira umuziki wa gospel hafi bazahabwa amaforms cyangwa uburyo bubemerera guha amahirwe nk'abantu babikurikiranira hafi umuntu batekereza ko yaba yarakoze neza kuva 2019 kugeza 2021. Hanyuma uretse kandi ubwo buryo hari n'uburyo no kuvuga ngo niba mara kuba umuntu ashobora kuba kwiyandikisha cyangwa yakwandikishwa n'abantu bakurikiranira hafi umuziki wa gospel bonyine, hazabaho ibyo bivuyemo, no kuvuga uko kwamamaza abantu bivuyemo kuzaba submitted ku kanama kitwa jury cyangwa benshi mukita kanama nkemurampaka, karimo abanyamuziki babimenyereye, buri kintu gifite umuntu ugihagarariye. Ako kanama niko kazasesengura ibyabo bantu batoye kugira ngo barebe koko niba ari byo. Niba bavuze ngo video y'umwaka wenda n'inzaho yankuye by Nicodem, kureba ngo ese iyo nzaho yankuye koko irafitinga kuba yaba nominated muri izo categories. Muri category izaba irimo abantu 5 bari nominated. Icyo nacyo ndizera ko kirangiye. Nyuma y'ibyo nyuma yo gutangaza nominations cyangwa nominees muri nominations gala ku itariki ya 23 mu kwezi kuzaza bari kwa gatandatu nimugoroba. Uwo munsi abantu bazahabwa amahirwe yo kugira uruhare muri ibyo bikorwa. I mean icyo nakwita nka public participation cyangwa guhabwa urubuga. Bazatorera kuri code tuzatanga, bashobore kuba batorera kuri SMS cyangwa kuri website. Uzaba wakoresha urubuga rwa igihe.com wahesha@sion-awards.com, nabyo turabironshinga mu cyumweru gitaha. Aho niho abantu bazatorera kugeza umunsi wa mbere yo gutanga ibihembo. Ayo majwi azaba afite pourcentage yayo, azahuzwa n'ibyo abagize akanama nkemurampaka bazaba babonye. No kuvuga voting zafite 40% to be clear, hanyuma 60% zafite akanama nkemurampaka. So niba nibeshye nuko biteye, kereka wenda nihaza kuba haba icyo tutasobanuye neza nacyo twagisobanura. Rero murabizi ko nk'urwego rushinzwe abahanzi amatsinda Rwanda Gospel Music Union ntabwo twari gukora ibintu tutafatanyije nabo. Ni nayo mpamvu ngira ngo tumuhe umunota umwe nawe agire icyo ababwira. Nyuma yaho turakira urwego bank nabo mu buryo bw'isamarized, hanyuma ndasubiza ijambo MC kugira ngo noneho murakoze. Rwanda Gospel Music Federation cyangwa se Rwanda Gospel Music Union ikorera under Rwanda Music Federation. So Rwanda Gospel Music Union ni urwego ruhagarariye abahanzi, abakora umurimo wo kuramya no guhimbaza mu buryo umurimo mu gisata cya gospel. So turiho kugira ngo dufashe kandi dushyigikire abahanzi mu gihe tubonye abantu b'abaterankunga nk'aba bashaka kugira ikintu cyose gishyigikira abahanzi. So Rwanda Gospel Music Union iriho nk'ijisho cyangwa se nk'abantu nk'ubuyobozi gukurikirana hafi ibikorwa by'abakora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana. So tubavugana rero mu nzego zo hejuru kuko dufite urwego rudushinzwe nka Music Federation mu Rwanda hose. Ikintu impamvu tubahagarara ni iyi: hari igihe usanga hari abantu bashobora kuza bagafata abahanzi bakabakoresha mu nyungu zabo, ariko mu by'ukuri izo nyungu ntizigire icyo zimarira abahanzi. So twebwe rero tubabereyeho kugira ngo tubashe kubavuganira no gukurikirana niba koko umuntu ufite abo bahanzi ibyo agiye kubakorera koko ari ifitiye akamaro bamuhanzi. So nicyo tubereyeho, kandi turiho kugira ngo dushyigikire buri muntu wese uza mu rwego rwo kugira ngo ashyigikire aba bahanzi.
mu by'ukuri niyo mpamvu turi hano, niyo mpamvu turimo gushyigikira iyi Zion Award, kuko urumva ni igikorwa cyiza barimo gukora mu rwego rwo gushimira no kurikogonayizinga imirimo aba bakozi b'Imana barimo gukora. So nicyo tubereyeho. Ndimo as the vice president, dufite umuyobozi mukuru ariwe Tonzi. So niyo mpamvu ndi hano, kandi mu by'ukuri dushyigikiye ibikorwa, tusaba n'abandi bose bashobora kugira ikintu bakora kugira ngo bashyigikire uyu murimo, bashyigikire abahanzi, nabo nibaze, nabo tuzabashyigikira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Urwego banki nk'uko nari nabivuze, Urwego banki ni ikigo cy'imari ariko gikorana n'abanyarwanda bakunze kwita abafite ubucuruzi buciriritse. Cyatangiye muri 1997, n'imyaka igera muri 24 kimaze gikorera mu Rwanda. Nk'uko mubyumva, ikigo cy'imari kiba gishinzwe gukura abantu mu bukene, ariko iyo tuvuga ubukene ntabwo tuvuga ubwo mu mufuka gusa, tuvuga n'ubukene bw'umwuka. Umuntu twifuza yuko atera imbere mu mufuka, ariko agatera imbere mu mibanire na mugenzi we, agatera imbere mu mibanire ye n'Imana, kuko iyo ubuze kimwe muri ibyo ngibyo, n'ubundi amafaranga wafashe ugacuruza ugatera imbere, nta munezero aguhereza, umunezero wuzuye cyangwa se tujya tuvuga ngo kuri complete. So ni ikigo cya Gikristo rero. Turashimira Zion Awards igikorwa bakoze. Dukunda gukorera mu ntara cyane, mu turere dutandukanye turimo abaturage bakiri mu bukene ubona bugaragarira amaso hanyuze. Twifuza rero yuko uburyo bakora mu mafaranga tubahereza mu gutera imbere, nabo batera imbere no mu mibanire yabo n'Imana, umurimo wabo wabaremye. Ari nayo mpamvu ari cyo kintu cyaduteye umwete wo kugira ngo dukorane na Zion Awards, kugira ngo tubashe guteza imbere abanyarwanda. Mu by'ukuri bariya abahanzi barakora cyane. Twe tujya ku rusengero, tugiye mu materaniro, ariko hari umuntu waraye wicaye iminsi 6 kugira ngo wowe amasaha 3 uzamara ku rusengero uzaze ufashwe. So ibyo ngibyo tubiha agaciro, kubera yuko mu gihe twari tugiye mu mirimo yacu, nabo bari bahugiye mu kintu kizadufasha mu masaha 3, ugakuramo imbuto z'ikintu yakoze icyumweru cyose cyangwa se amezi 3 yose ategura iyo ndirimbo cyangwa se n'ikindi gikorwa. So niyo mpamvu twifuze kugira ngo dukorane na Zion Awards. Dukorera mu turere twose tw'igihugu ko ari 30. Hari aho dufite branch yuzuye, hari aho dufite izo twita sales office, ibiro bitanga inguzanyo, ariko abakozi bacu bagera muri utwo turere twose, kugira ngo nabamenye ahangaha. Murakoze cyane. Ariko se wenda tutarahira mu banyamakuru, birangiye hano Zion Awards gusa muteye inkunga cyangwa uzaba n'abashinzwe gospel, birangiriye hano nyuma yo kwakira abanyamakuru? Murakoze cyane. Ntabwo birangiriye ahangaha, nta nubwo byatangiriye ahangaha. Dukorana n'insengero, abamenyereye gufata inguzanyo cyangwa se abakorana n'ibigo by'imari. Murabizi yuko hari ibintu bigenderwaho kugira ngo ubone inguzanyo, ariko twe turamanuka tukajya hasi y'ibyo ngibyo, tugahereza umuntu inguzanyo nta ngwate yatanze. Akenshi rero dukorana n'inguzanyo, dukorana n'insengero, kubera yuko tuba twifuza byibuze kumenya character cyangwa se imyitwarire y'uwo muntu. Izo nsengero rero ntabwo tugarukira aho ngaho. Hari amakorali dukorana nayo, hari abo dutera inkunga, hari abatishoboye dutera inkunga. Iyo turimo kureba iterambere ry'umwuka cyangwa se spiritual life y'umuntu, ntabwo tureba uburirimbyi gusa cyangwa se ivugabutumwa ry'ijambo ry'Imana ryigishijwe mu rusengero. Tureba n'ubundi bukene umuntu yagize, tureba uburyo twafasha umuntu, harimo imfubyi, harimo abapfakazi. So natwe ubwacu ku kazi dufite korali ifite n'indirimbo, oya ntabwo irimo, ariko dukorana n'amakorali, dukorana n'abapasitori, dukorana n'insengero, dutanga inguzanyo ku rusengero,
dutanga n'imfashanyo aho tubishoboye so ntabwo bitangiriye hano nubwo bisoreje murakoze cyane tugeze umwanya w'abanyamakuru ariko tuzwiho kuba dufite ibibazo gusa igikorwa gishya ngira ngo batujyane inama na byose n'ijisho rya rubanda ashobora kuba cyari mwumvishemo ushobora kuba aribyo mutasobanukiwemo umwanya rero ni uwanyu ni byiza ko muhaguruka akatwibwira akatubwira n'itangazamakuru ikorera hanyuma nibara ko turi benshi tugafata ikibazo kimwe kimwe hanyuma tukihutisha kugira ngo tugane ku musozi umwanya ni uwanyu narigiye kubaza bibiri icya mbere narigiye kubaza ese iki gikorwa kiraza kurangira n'uyu mwaka cyangwa se mwatekereje ko muzamugitegura mu buryo ngarukamwaka cyangwa se ngarukakwezi biraterwa. Ikindi kibazo cya kabiri ni amatora azaba afite amajwi angana gute ndetse n'akanama nkemurampaka ubona ko ibice ku ijana akanama nkemurampaka ho bizaba bimeze bityo. ya Josue arasubiza ikijyanye n'akanama nkemurampaka. Ntabwo tugiye guhagarikira ahangaha, ni igikorwa twifuza gukomeza ndetse twifuza ko cyanaguka, ni uko tuzabona abantu bashyigikira iki gikorwa, mboneraho no gukangurira abantu bashobora kuza tubona cyangwa kuzasoma byinshi kuri iyi Sion Awards. Turabasaba ko hari abantu benshi muri iki gihugu tuzi ko bakunda umurimo w'Imana. Initiatives nk'izi tuba dukeneye ko abantu bazishyigikira. Tugira ikibazo, ntabwo ari bwo bwa mbere nteguye ibikorwa bishingiye kuri Kristo, ku bijyanye na gospel ivugabutumwa. Usanga dufata umwanya munini dukritika ibintu bihari, ndetse rimwe na rimwe bikavaho kubera kubica intege gusa kugira ngo wenda tubishyigikire. Turasaba abantu kudushyigikira, abantu bafite inganda, abantu bafite business zikomeye, abantu bafite za ministeri cyangwa NGOs za Gikristo. Turabakangurira gufatanya natwe kugira ngo kino gikorwa kirusheho kuba sustainable, ariko ntabwo dufite gahunda yo guhagarara, ntabwo ari icy'uyu mwaka gusa. Yego Josue bijyanye n'amanota ku bajaji bavutse kuri vote abantu bazatora bifite 30%, hanyuma abajaji bafite 60%. ni ukuvuga akanama nkemurampaka n'igicaniro kazaba gafite 60%, hanyuma vote zifite 30%. I mean, sorry. 40. Sorry. 40 na 60. Murakoze. navuze ko muzashimira abahanzi abakoze neza muri 2019 kugeza kuri njye numva ari imyaka myinshi, kuko biragoye kubona umuhanzi wabaye consistent kuva 2019 abo wabaye mu 2019 bigeze mu 2020 ahagarara, ababaye mu 2020 bigeze uyu mwaka ahagarara. Ntekereza ko ari imyaka myinshi cyane. Ese n'umwaka utaha mu bizajya bigenda mukatanuza abahanzi bakoze neza muri iyo myaka myinshi, muranatubwira niba kumwe bahisemo mu myaka 3. Ndabona roza hip hop mwahaye umwihariko, niyo njyana yonyine sinzi mutubwire impamvu mwavuze ko iyo njyana yonyine mwahemba 20,000 n'izindi njyana wenda abahanzi bakora njya mu tubwira hano kuri ako kacu ni hehe ni ukuvaho ibikoresho. Arsene arakoze cyane, yavuze ko ari imyaka myinshi niba ntibeshya, kuva 2019 imyaka 3 n'imyaka gufata 2019 kugeza 2021. Twarebye parametre nyinshi. Buriya iyo ujya kuzana igitekerezo icyo ari cyo cyose ukora icyo nakwita nk'ubushakashatsi butoya save muri gospel. Ntabwo twagiye cyane ngo tuvuge
ngo umuntu simbizi niba ari gukoresha amaterima agezweho, ntabwo Siyoni Awards ntagamije wenda guhemba umuntu uri guhitinga, ntabwo ari kigamije, ahubwo ni ukureba ibikorwa bakoze kuva 2019. Impamvu ya 2019 ni uko urebye ni nkawo mwaka icyo gihe cya mbere nta award yari irimo, icyo ni kimwe. Cya kabiri uwo mwaka usojwe hahise hatangira icyorezo cya COVID-19, biragorana ko hari initiatives nk'izi zagiye ziba, bityo twahereye 2019 kugira ngo hato tudasiga abantu muri uwo mwaka kandi nabo barakoze ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo. Rero kuva icyo gihe kugeza ubu tuzareba ibihangano umuntu yakozemo n'umwimerere wabyo, n'ibindi bintu bizagenderwaho ngo twabivuze muri criteria kuva 2019. Iyo myaka twemeranya ko twakabaye tureba ibikorwa by'umwaka, ariko twahereye uwo mwaka kubera parametre zirimo nuko icyo gihe hahise hakurikira icyorezo cya COVID-19 kimara n'igihe n'ubu turacyakirimo, ariko nibura kiri kuduha agahenge. Ariko uwo mwaka nta n'ibihembo byatanzwe, iyo nayo yari gap twagombaga kugerageza gukoraho kugira ngo nibura buri muntu wese abe involved. Tekereza ko batubwiye ngo ntabwo ari irushanwa ni ibihembo, umuntu ntabwo ajya kuvuga ngo ni mu mpembe ugiye ko mbyumva, wavuze ngo abantu bashaka kuzamo baziyandikisha. Nika ko umuntu ntabwo akwiye kuza kwiyandikisha ngo ni mu nkora, wenda ashobora kuba nka consent form uza ushaka kubijyamo akemeranya namwe ko ashaka guparticipa, ariko noneho yaje mwatubwiye ikagenda ikabiga ikavuga muri kategori n'iyi twasanze hajyamo aba n'aba n'umufunga n'umugira twakunominatinze, ese uremera gukorana natwe ariko umuntu ntaze mudashaka kwihembesha? Njye niko mbibasubiza. So arakoze cyane, igitekerezo ni cyiza, gusa ni cyiza cyane Christian, Imana iguhe n'abandi mukomeze mudushyigikire. Gusa icyo nakongeraho nuko buriya buri gitekerezo na initiative kigira strategy yacyo. Ntabwo nibaza ko dukwiriye kubahiriza wenda iby'abatubanjije iby'abazaza nyuma. Now that is our strategy twatekerejeho, kandi si nabwo buryo bwonyine. Ni ukuvuga hari uburyo bubiri, hari ukuba abanyamakuru, aba-producer, abantu bose bakurikiranira gospel music hafi. Twavuze ko mu cyumweru gitaha hari uburyo buteganyijwe bwo guhura nabo, bo tuzaha invitation, namwe murimo birumvikana, bagahabwa forms za online ndetse n'iziri hard kuko bizakunda, noneho bakaba baha amahirwe abo bantu. Bitavuze ko akanama nkemurampaka mu gihe kari kwasesinga hari uwo gashobora kuvuga ati uyu nguyu reka tumutekerezeho, nyuma mbere yo gukora nominations gala abo bantu n'ubundi tubasubiramo tukabahamagara, kuko ntabwo umuntu yajya mu kintu adashaka, uburenganzira bwe kubibamo cyangwa kutabibamo. Ariko ibyo nabyo, izo strategy zombi ziduha kutwereka ko hari ubushake ashaka. Ntabwo abantu bose ariko ibyo ari byose bavuga ko badashaka kubibamo, ariko tuba tugira ngo turebe ku mpande zombi. Hari uruhande rwo kujyamo ku giti cye, hano uruhande rw'uko itangazamakuru n'abandi bakurikirana hafi mu z'icyuramikana Bizimana bamugira icyo cyizere, noneho tukamubaza tuti se ko bakugiriye icyizere ubuhokeye kubijyamo? Ibintu byacu byo bizamo n'imyemerere kandi n'uburenganzira bwa muntu igomba no kubaho. So ibyo tuzabikora, kandi igitekerezo duhaye nacyo tujyaye. Karibu, Imana igumugisha. Murakoze cyane twagendeye n'abashuri igihe nifuza kubaza ese niyo mpamvu yatumye mutegura Siyoni Awards, ese mwabonaga ko muri gospel industry harimo icyuho cyangwa hari ikindi kintu mwagezeho gituma mutegura Siyoni Awards, cyane ko muri gospel industry usanga izo awards zigenda zicika intege cyangwa hari imbaraga nkeya muri buryo bwo gushimira abantu cyangwa gushimira abantu muri gospel industry. Iki cyatumye mutekereza gutegura ino award? Ese muratugarantisa iki cyangwa se muraduha muratwizeza iki cyatuma mu buryo bwo gukomeza
ntikibe hari kimwe muri award ari kuvuge izina cyangwa nanayivuga mu izina nta kibazo ariko ntabwo iheruka kuba kugeza ubu ngubu ariko mwebwe n'iki muzanye kidasanzwe muje gufasha gospel industry munatubwiye cyane cyane kuri initiative yatumye mutegura Sion Award. kugira ngo ikibazo ni cyiza wenda Jozo baraza no kunyunganira kugira ngo tuze kwisobanura neza mu gihe kitarambiranye. Ntabwo twebwe tumeze nk'abahanganye cyangwa nk'abashaka gukosora ibintu byinshi initiative zindi zihari. Oya, ntabwo kuba tuzanye Sion Award ntabwo ari uko hari amakosa twahereyeho y'abandi batubanjije. Oya, icyo kibanza cyumvikana. Cya kabiri, tuje kongera kugira itafari natwe twashyiraho. Icya gatatu, urabajije uti mwaduha garanti ki ko ibi bintu bizaba sustainable cyangwa bizagira ireme bigakomeza. Twebwe nkuko nabivuze turi abantu abagiye batangira urugendo kubemera Imana. Murabizi icyo Bibiliya ivuga ku ntwari n'intwarane, murabyumva mu by'ukuri twe Bibiliya iravuga ngo urugendo n'urw'intwarane mu gihe intwari zimaze kunanirwa. Niba intwari nazo zijya zinanirwa, ntabwo twe tuje kwigira intwari hano mu isi ngo tuje gukosora ibyananiranye, nta gitangaza wenda kidasanzwe tuzanye. Gusa navuga ibintu biri cya mbere nuko kugira ngo iki gikorwa kigire urufatiro, itangazamakuru mubifitemo uruhare. Nimudushyigikira ibintu bizagenda neza. Iyo tugiye muri music ukareba mu bihugu usanga abantu bagiye batera imbere barabaga bafite support ya media kurusha n'undi muntu wari mbere y'amafaranga babaga bafite support ya media. Turabasaba rero mbere ibibazo ni byiza muri kutubaza turanabisubiza no kuri, ariko niba tubagiriyeho umugisha mushyigikira iki gikorwa. Ni mwe mwenyine mwe baterankunga dufite mbere ya Urwego Bank n'abandi baterankunga barimo entreprise Urwibutso n'abandi, muri priority mu ba sponsors dufite. Supporters ibintu bizahagarara. Ko murabizi iyo mwavuze ku kintu gishobora kugenda neza cyane cyangwa kikagenda nabi cyane, ntabwo ibyo biduha uburenganzira bwo gukora amakosa menshi. Ntabwo ibyo biduha uburenganzira, ariko turabasaba uwo musanzu ngo mudushyigikire. Nimuhagarara natwe tuzahagarara dukomere dukore n'ibirenze, ariko hamwe no gusenga twizeye ko iki gikorwa Imana izajya ishyigikira. Ariko ku bwa kabiri turabibasabye n'abandi baterankunga bose bazashaka kujoininga. Josué sinzi niba wenda kugira ngo ntacyo navugaho ni impamvu nuko twese dukunda duhereye kuri muzike, dukunda muzike. Ikindi twese tuzi uburyo nyine bisaba imbaraga kugira ngo muzike ikorwe, ko abanyamakuru murabizi. Rero ijambo ry'Imana mu byo rivuga ko abantu bakoze neza bagomba gushimirwa. Hakenewe rero twabitekerejeho turavuga b'abantu bakora neza bya bintu dukunda, tukinjoyinga muzike. Murabizi ko muzike ibintu byose ni muzike. Hakenewe uburyo cyangwa se abantu batandukanye, si natwe gusa n'abandi batekereza kuri ba bantu bakoresha imbaraga zabo bagashimirwa, bakabwirwa ngo mwakoze neza. Nibuka hari umuririmbyi umwe ntari buvuge yigeze kuvuga, abantu benshi bakunda gusubiramo indirimbo ze ahantu hatandukanye. Yari mu kiganiro n'ubundi n'abanyamakuru avuga ukuntu ibyo yakoze byose atarategereje cyane umuntu umuha amafaranga cyangwa ikindi, yarategereje kumubwira ngo warakoze gukora iki kintu. Nicyo kintu yari ategereje, aravuga ngo igihe cyose maze nkora ibi bintu ntabwo rero nabona umuntu umbwira ngo merci warakoze. So ni byiza rero ko dufatikanije dushimira, kugira ngo niyo motivation. Murakoze. Murakoze cyane ibibazo mu bitata hari tugusoza ari ibintu cyane uzanyuma Murakoze. Cyambere ni
cyiza usanga abantu benshi bashorera muri sekira ugasanga muri gospel bari kunze ukuntu sometimes akabona motivation yo kuba yakomeza hanyuma ikibazo ufite kijyanye n'amafaranga ubundi ko amafaranga akunda guteza impagarara y'igihe n'ibihembo kukiwe mutekereza ko mwaka amafaranga kenshi usanga bikurura inguzanyo usanga abantu bafite ubwenge kimwe usanga bayaguze cyangwa se nk'abambuye bibaho icyo kintu amafaranga yo guteza impagarara kuyashyira mu bihembo ikindi ni akabazo k'amatsiko iyo tuza rwose nahita yumva indirimbo nkibaza mujya muri imitabi y'umuntu gukondeka bene muri zino awards ni iby'amadini runaka ni ibya bamwe cyangwa abandi ni iby'abakatolike ni iby'abaprotestant ikintu cy'amadini mutekereza ikintu urakoze cyane. Reka wenda mugenzi wanjye araza kunyunganira ariko mvuge ku kintu kijyanye na diversity cyangwa se ubudasa. Ubundi mu Rwanda bavuga ko mu mibare igera kuri 90 cyangwa kurenga ya Christianism. Twe rero nta dini twegamiyeho nubwo dufite adresse zacu personally, ariko iyo dutegura ibikorwa nk'ibi ntabwo twegamira ku idini cyangwa itorero iryo ari ryo ryose, ariko muri criteria hari ibyo dushyiraho ariko ntibiba bibogamiye ku idini. Bivuga ngo twe turi idini nta nubwo turi affiliated ku idini, ariko nibura kubera ko ari ubutumwa bwiza, limitation zacu ziza gusa bijyanye na content umuntu aba afite. Tuvuga umuntu atuzaniye ubutumwa butari gospel, niyo mpamvu twayashyizemo message n'ibindi, ntabwo icyo gihe yaba afite amahirwe. Hanyuma wenda mvuze gato ku bijyanye n'amafaranga, isi turimo, reka ntangire mvuga ko ahubwo ni iki cyatubuza kuyashyiramo. Uri incentives, hari indirimbo, hari n'iki cyatubuza ko nta cyaha kirimo. Biravuga ngo ibi bimeze bityo nta mategeko abihana, nta kintu rero na gito cyatubuza kubishyiramo. Icyo ni icyambere, ariko kugira ngo nsobanure neza, ayo mafaranga nta nubwo ari menshi, hari na video ziyaruta, ariko nibura ni akantu gato gashobora gufasha uwo muhanzi kuba yakora igihangano. Ndibaza ko mu Rwanda audio z'ibihumbi 500 zirahari, kubaza muzike zirahari, hari n'iziyarengeje yego, ariko audio y'ibihumbi 500 iriyubashye muri iki gihugu ko mbitekereza nkurikije ubumenyi buke mfite. Rero ibyo biramufasha umuhanzi, ntabwo dufite ubushobozi burenzaho, ariko nitubona tuzanagongera amafaranga. Rero ntabwo twayirengagiza. Umukozi w'Imana umwe wavuze ngo twigishijwe nabi ubukristo, ko twigishije ubukristo bwo mu mwuka twibagirwa iby'umubiri, harimo n'amafaranga. Amafaranga rero kubera ko abahanzi bayakwa iyo bageze muri studio, iyo bagiye gukora igitaramo bayakwa, ubu nahangaha turi twayatanze ibyo ari byo byose, ayo mafaranga bari ngombwa. Twakwishimiye kumuha 5 miliyoni cyangwa kuzamura, ariko ubushobozi bwacu buratugeza aho ngaho. So amafaranga ni ngombwa mu murimo w'Imana wo kuririmba kubera expenses, ariko ubumvishe ko twashyizeho n'izindi incentives zijyanye n'akazi bakora, ariko kwa producing indirimbo n'ibindi. So numva ruko nagusubiza ndi kuvuga kijyanye no kubatera credibility swati n'abambuye, ntabwo ndi kuvuga ibijyanye no kuvuga ngo ntibakwiye kuyobora. Ngewe nk'uko natangiye mbibabwira, ntabwo tuje gukosora ibintu byose byananiranye, niba ariko navuga, ariko nta nubwo tuje kwambura abahanzi. Ubundi nta nubwo ari, nibaza ko nabo wenda tuvuga ko bambuye abantu, uri ugiye inyuma ya rido ukaganira nawe neza, wasanga intention ye atari ukwambura abantu.
hari igihe wasanga ari uko bimeze, simbizi wenda sinzi niba twanabyita kwambura, wenda ashobora kuba yarananiwe ahubwo gutanga ibyo bihembo, reka tuvuge gutya, intege zaramubanye nkeya, niko twavuga. Twe rero niyo mpamvu twatangiye tubabwira buri kategori umuntu wayisponsorinze. Nk'ubu dufite urwego banki hano bafitemo kategori 3, ni abantu dufitanye imikoranire mu buryo bwanditse no mu buryo buri verbal, kandi noneho ni n'abakristu, ni abantu tuzi ko bafite ubuhamya, ni na banki ya gikristu by'umwihariko, kampani y'abantreprise Urwibutso, hari n'indi yitwa Electrical Solution muri kuyibona hano, n'izindi. Abantu bari kumwe natwe ni abantu twizeye, abemeye kugira ibyo batanga bazabitanga, turabyizeye. Hanyuma natwe nka organization donc Sion Awards organization, ibyo tuzatanga turabyizeye. Ntabwo ngiye kukubwira ko ndi mu ijuru, ariko nka team tubona ko tutazahemukira abantu, ibyo twakomitinze tuzagerageza kubyubahiriza neza. Murakoze, keretse niba Nikodemu yakomeje ku kintu cy'uko usanga ibintu bya gospel abarokore cyangwa se abakristo usanga ari bo bakomeje bigacika intege, ntibikomeze bizambaraga bya rukokanye. Ku giti cyanjye ntekereza ko gukora tuba mu nsengero byahangana n'iyo myumvire bikagira aho bigeza n'ibindi bikorwa nyuma y'iki. Numvise hari izo tuba zirimo iyo nafatiye neza mwanditswe mu tugira ese byo bitekereza ko byabiha imbaraga nabo baterankunga bakarushaho kumva ko ari ibintu koko ntangira kubyumva. ya comment ntoya, ntabwo twabyirengagije ibintu byose ibyo ari byo byose biri inyuma ya rido, ntabwo twabivugira hano ngo muzatahe kubera umwanya mutoya, mutubabarire kuri details dushobora kuba tutavuze. Ariko nyuma y'iyi press conference, kuri gahunda hari izi gahunda tutashyize kuri agenda kuko tuba twagiye tuvuga key plan cyangwa key programs. Dufite gahunda yo kuzahura n'abahagarariye amadini n'amatorero ku buryo butandukanye bitewe n'uburyo twabipanze. Tuzagenda duhura nabo tubagezaho umushinga wacu, batubwira icyo bawutekerezaho, ndetse tuzanabibamenyesha. Ntabwo twagera kuri buri mukristo ngo tumuganize ibyo turi gutekereza. Kuganira n'abakristo ni uburyo bwose, ni channels of communication turi gukorera, aho turashaka kuganira n'ababahagarariye nibura ku rwego rw'igihugu. Ni urugero, niba ari Zion Temple, niba ari ADPR, niba ari, turashaka guhura wenda n'abashumba babashumbye kugira ngo tubagaragarize umushinga wacu, bawuduhe ibitekerezo, banawunenge nta kibazo kirimo. Ibyo batubwira bizaduha kumenya urufatiro, ndetse twaranavuganye abenshi muri bo, abo byari byose bose ntitwabageraho, bari mu gihugu, dufite amatorero n'amadini arenga 1500, ariko twakoze sampling ku buryo tuzagenda tubageraho, muzabibona. Byari byo byose ntabwo ari ibintu tuzahisha, nicyo nabivugaho. So I'm from the Light Magazine, Lady Kalisa. I'm the editor. I will only inform my fellow journalists that we have a page for gospel music and entertainment. So in case there is a singer, whether it's from the secular world or from the gospel music, we have a free page as a way of promoting the singers. Otherwise, we are very pleased to have this platform of the Sion Awards. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. nagira ngo wenda tugira akantu twongeraho, ntabwo ndi buvuge ku rwego, ariko hari ijambo Nicodemus yavuze atangira, ntabwo ari ipiganwa cyangwa ntabwo ari irushanwa, biranagora ntiwabona igihembo wenda gikingura irembo ry'ijuru, ariko tubifate mu buryo bwo kugira ngo
uriya muhanzi cyangwa se iriya korali ibe yabwirwa urakoze, iryo shimwe rigeho. Noneho criticism tujya dukunda kubona, nanjye njya nkunda kuzisoma nyinshi cyane, akenshi usanga ziterwa nuko twakoze copy paste. So secular music habayemo competition, none tugize na gospel music nayo tugize competition. So nuyigira competition uzitegura yuko hazabamo criticism izaba nyinshi, kubera yuko that's what's done in secular music, haba harimo competition. So bisaba ngo umwuka uri inyuma y'ibyo byose uba ari uwa Gikristo, na jury za aka nama nkemurampaka kazakora gakorera mu mwuka wa Gikristo. Namwe abanyamakuru mukora iyo promotion, we kubikora uvuga buriya duturuka ku cyaro kimwe, buriya muri Rwamagana cyangwa se hari aho tuziranye ku itorero rya Assemblies of God, ahubwo ubikora uvuga uti nkurikije iki kintu yakoze, nkareba ubushobozi yari afite, nkareba icyaro igiturage aturukamo, akaba yarakoze iki kintu, mu by'ukuri akwiriye ijambo rimubwira ngo thank you. Uwo mwuka rero nuba ari inyuma, ukaba ari umwuka uri honesty, ufite integrity, ari umwuka uturutse ku Mana, muzabona ibintu uko bizakorwa kose, amafaranga make yabamo cyangwa menshi, publicizing yaba nyinshi cyangwa yaba nkeya, izagira impact. Ni nacyo kizatanga foundation kuri ibi bikorwa. N'umwaka ukurikiyeho nibijya gukorwa, nibwo muzabona abantu, muvandimwe yavuze kuvugana n'abapasiteri, nibwo uzabona n'abapasiteri babiri inyuma, kuko bazaba babonyemo wa mwuka mwiza. So constructive criticism, hari criticism tujya tubona kuri social media, ukabona yuko umuntu yayikoze just kugira ngo amanure Messi azamure Ronaldo, ariko constructive criticism yo ntacyo, nk'ibitekerezo mwatanze byose hafi byose byari birimo criticism, ariko iri constructive. Ndatekereza yuko abagabo batwaye ibintu byinshi cyane, na nyuma y'aha ngaha aka kanya ni gatoya wanamwegera ukamugira n'inama, ugasangira icyayi ukamugira inama, ibyo byubaka abantu kuruta uko nawe yava hano avuga ati ariko ibintu natangiye koko, iyi nzu nzagera kuri etaje ya 2. So twubakane, byose no kugira ngo data wo mu ijuru abone yuko kabisa abana be bari mu nshingano neza. Turasoje, mwakoze kuza, twigeze byinshi, abajaji mutatubwiye abagatira mu misiri imbere, abanyamakuru bagomba kuzagezwaho ifumbire yo gutora, abajene mu misiri imbere, hanyuma ko muzabwira abantu mu bijyanye no gutora kuri website, umunsi wa finali uteguye n'ibindi. Mwakoze rero kwitabira ikiganiro cyacu, tubwire abakristo bagenzi bacu ko ibihembo byaje, umwanya kuva kugera mu kwa mbere dusoje, mureke urugendo turugendana, tuzongera tubahamagare rindi rimwe, ariko tuzajya tunabahamagara private mudu challenging, nta kibazo rwose, ariko nkuko yabivuze constructively, kugira ngo turusheho gukora neza. Ndashimira abafatanyabikorwa Rwanda Gospel Music Union, Urwego Bank, Electrical Solution, Sina Gerard Entreprise Urwibutso, Gumaho Shop, Bakers Nation, n'abandi benshi bagiye badushyigikira. Imana ibaha umugisha. Niba rero ntacyo bitwaye, Josuwe arasabira umugisha, arasabira umugisha. Izina rya Yesu, tugushimiye ko uyu munsi wari waduteguriye, ndetse n'iki gikorwa by'umwihariko kigenze neza, ubishimirwe. Amen. Dusabiye umugisha buri wese watanze umwanya we akaboneka ahangaha, kuri umuha umugisha mu buryo bwose. Twe dushobora kuvuga icyo tubona, ariko uyu mugisha uworiente aho akeneye support mu buryo bwose, mu buryo bw'imikorere, mu buryo bw'akazi, mu buryo bw'ibitekerezo. Buri wese nahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko ibi byose uzakomeza kudushyigikira, ubwenge bwiza buturukaho turabukeneye, Umwuka Wera akomeze kutwungura mu izina rya Yesu. Amahoro yawe nakomeze kubana natwe,
ukomeze kuturindira igihugu, ukomeze kuturinda icyorezo, ukomeze kuduha umutekano, ukomeze guhabwa umugisha nawe. Kandi umuntu wese uzumva iki gikorwa nawe turamusengeye kugira ngo azaganirizwe nawe Mwuka Wera. Sapoti y'ijuru turayikeneye kurusha byose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.